umutingito ikintu turishishije nuko abakinnyi babo bafite icyo bazi icyo bashaka. Twebwe umutoza rero yabanje kuzana ibintu byo kudefanda kandi adefanda hagati yacu ntaho dufite. Uyu mutoza ni igihuha muri mite ya kabiri nibwo tutwerekanye umupira. Rebera nka Sefu nta minota ngiye igice cya mbere Sefu mba namukuyemo. Ishara avuyemo niwe ari gukina. Nta mutoza dufite. Umutoza ni igihuha. Niko tufite isugi yanye. Amakosa yaba yakoze n'umubanza mu kigo yafite. Sharisa ko yamuzanye yaravunitse yaramaze hafi kwezi. Ahubwo nka Chera kiniki. Uzi ko yo Chera akina basket. Nta kuntu wakina football udafite abawinga baryana. Nta bawinga twatutse muri mitano ya mbere. Mita ya kabiri nta bintu byinshi dukinnye match kubera ko twari abawinga bari gukina umupira ku mpande. Ura mutoza nta mutoza dufite. Tanzania tugomba kwisiga itsinda nta bintu byinshi. Umuziya dufite. Uyu mutoza ntabwo tumushaka. Uyu mutoza nta n'ikintu yatugezaho muri shampiyona bagiye uretse Yusudi Yanya hari undi mukinnyi umuntu asize hanze bari kubanzamo. Umukinnyi Azizi Basaneri kubanza niko tuzana Adama Bagayogo mu kibuga. Adama Bagayogo nazi gufunga umupira agira selfish. Ikibazo dufite no kuvuga umutoza Asumani ni ibibazo ahubwo ni ibibazo bikomeye nganje Asumani ikipe idafite umutoza ariko umutoza baramushutse nakine kane yakinaga gatatu agatsinda baramushuka ngo nakine kane yakinaga gatatu nyabikora gutsinda yakinaga gatatu kwa gutsinda yahengetse kafite abakinnyi gute oya kafite abakinnyi gute yari umutoza ntabwo mu marushanwa uranguramo uriya mutoza seninga n'ikipe yayikoze bagabo gaciro karindwi icyo wifuza umutoza wamwirukanye uriya mutoza wamwirukanye uriya ntakiraza umusaza w'umurundi abarutoza ikipe ananota imirindi abandi beza n'abafite amaruje abiri ya jeri umutoza Yusuf Yanya ari hanze udashaka gufata akabanga ngo umukire urafata Yusuf Yanya washyiranye akabanga undi mwaka ukamwicaza umutoza araguhengeka yabuze abakinnyi arahengeka yive arahengeka kubera namukuru ubu ntiyamukurikira Yusudi Yanya yaje nyuma nta myitozo. Yusudi Yanya akoze imyitozo igihe kingana gute yakinanye na kabanga avunitse turabizi ko afite imvune yagombaga basi kumuzana second half atubereye nka Chelsea. None se papa ni iki kintu ubona umutoza akwiye guhindura muri match ya kabiri kugira ngo uzabashe kuba yakuramo Singida? Umutoza mu kwigenga babonye ko mukuri gatsinze bari yigendera Yusudi Yanya bamushyira muri maxi abari ko babonye ko mukuri gatsinze baniwaneyo Yusudi Yanya afite ibitego 5 muri shampiyona ibitego 5 ariko umutoza avuga ko Yusudi Yanya atayabona fitness yo kuba yabanza mu kibuga. arabeshya Yusudi Yanya Paveri mubwira mumubonye gute? Baveri ni isimo Baveri kuduteza kuyate wamubonye yari icyo kuradirisha yarashaka kuzana kuyate mizamu bindi yakoraga kuri mukura wabonye yuko Karizusi asigabyimba ikipe urana mutoza wari urimo yarahetswe na Karizusi utaka banga zakine kabiri ariko nanone ugiye kureba Yves yamuhengetse uramuhengera kubera iki wakirisha umuntu kaza kuza simbura kari uteje imvunu uriya muhataka uriya ni igihe cyo kurezerva uriya muhataka ariko iyi systeme niyo yatsinze Vipers yarege yo mu mibare niyo yatsinze Vipers nayo yatsinze Kiyovu. gereranye ikipe ya Gishuti uzane n'iyi mikipe irimo Lale Bro wowe uri kuzana ibyo ngibyo bazana imyugariro n'urugi rwa Protaye ujye bitandukanye urabona nta kintu rero yakora se kuko nk'ubu ngubu Singida asabwa kunganya uko yanganya kose. Ikintu nasaba Rayon Sport ikintu cyitwa bari abayobozi bafata uriya mutoza babanza bamusiga inaha ngaha bajyana uriya mutoza wo mu Burundi ajye kuyikoca urayikuramo Nta kintu kirera kandi uzanarebe umukinnyi uzanarebe no muri shampiyona abakinnyi batsinze igitego bajya guferetiza uriya musaza w'umurundi kubera iki uriya yikundira ikawa uriya musaza wanaye guturuka biriya ni ibintu bibaho turabyakiriye na Chelsea bayihonze ibyo ni ibintu bishyiramo hasi na Rayon Sport na Peri yateguye abahizi bayikubita mu menyo nyuma bayikura yose isigara ari amabwenge biragoye ko wagenda utavuze ku mukeba nta kintu wamutangariza kuri piramide ni nk'ubwonko butogota Paramede tuzaza kwiga piramide zikuru bizagenda ni ugufata bya bitoki ugakuramo gutya abangaba bari kwita kosa n'imbwija papa Gasogi bimeze bite umuvantara iyi match ibonye gute?
ute Ngiye match nk'ibisanzwe kavana ndumukunzi wa Gasogi. Yego turayibona. Yego Gasogi United ni ikipe nkunda cyane. Ntabwo ndi wa mufana ati narazwe n'ababyeyi n'abasogokuruza. Ikintu nabwiriye siporo naje kureba hanga. Yego Iratsinzwe biragaragaye. Ntabwo izigeye tsinda Gasogi. Yego Babe bafite 10 n'abazungu. Nande kora ko Paveri Nzira yabaye umuzungu. Yego Nande kora ko Emery yabaye umuzungu. Yego Nande kora ko Devardo yabaye umuzungu. Yego Nta bazungu nabonye. usanze bose arabirabura Ubu sanze ari abantu ntabwo najya kuvuga rwa rurimi ikintu nangaje yisa tariki turizingahera uyu munsi turi 20 tariki 5 Rayon Sport ntabwo izatsinda Gasogi. hari ikintu wakizeza bano bavandimwe ba Rayon Sport ko bashobora kuzakuramo iyi Singida mu mukino wo kwishyura uzabera Tanzania? Ngiye ku ruhande wo kurebera ikipe basohokeye igihugu ntabwo bananiwe gutsinda iby'iwawe ngo nugera hanze utsinde. Turagiye nawe bona ikipe yabaganjije cyane yabaganjije ni amahirwe gusa amahirwe bazatsinde. Ubu ngubu Rayon Sport birasaba gutsinda ibitego 2 ku busa kugira ngo ibashe kuba yakomeza. Singida birasaba kuba yanganya uko kose, yanganya kimwe yanganya ubusa ku busa, Singida yakomeza. Ikipe yabatsinze igitego kimwe mu gice cya mbere ntabwo yajya isubika match ntabwo irakira mpaka irakira pasi. Rayon Sport ntabwo nihaye ariko nyine nk'umuntu ukunda shampiyona byaba byiza ikomeje kuko aba ari ukwamamaza igihugu cyacu kikagera kure cyacu bakigaragaza. Nigira amahirwe izakomeza kandi n'ibyagase izatsinda Gasogi. Iyi kipe Singida nabonye ntagatsinda Gasogi. Iyi ni ukuvuga ngo Gasogi yatsinda Singida. Ngagira ikintu uziza abakunzi ba Gasogi. Rwose Gasogi mbona yatsinda Singida rwose gira ikintu uziza abakunzi ba Gasogi muri shampiyona turimo. Dukina tujya ko turi abana ntibazabibona naho ni abasaza bazareba umwana n'umusaza uzakora akazi. Ikintu nakirira abakunzi ba Gasogi bazaze bareba match tariki 5 z'ukwezi kwa 10 bazaza bareba ikipe ya Gasogi ukuntu ikomeye. Nohe butumwa waho wasiri aratangaza iki? Nohe butumwa waho wasiri aratangaje ko Singida itsinda ibitego 2 rwose uriya mwana ni umwana ko wasiri kandi umwana arangwa wasiri n'umwana wana cyangwa ibintu avuga n'ibyaba wasiri n'umwana ntabwo buri cyavuga kubera ari umwana. Umu-influencer mu Rwanda witwa Super Manager amaze iminsi atangaza avuga ati Rayon nitsinda Singida nzakora imyenda ndyame muri stade nambaye ubusa. Yayikubitwa ikigaragara umuntu witwa kabisa umu-influencer witwa Super Manager ari mukuri yaraye mukuri zirango ni yazikubitwa agakuramo inkoni 100 ntabwo Rayon Sport turamusengera ntabwo ayikuramo. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport ikujeho no kumukino wa kabiri kabisa izaba ikurwamo. Ubushobozi bwayo no bwo gutsinda Kiyovu. Papa warakoze cyane, turagushimiye Kavanara. Uyu ni umufana wa Gasogi ukomeye cyane kabisa, uri mutangaza avuga ati iyi Rayon Sport ntago ishobora kuzakuramo Singida, reka dukomeze tubarebera n'abandi hano cyane.